Ye kumva ibitekerezo byabo uko bakinnye nibyo reka tubanza tugende kwizigira ari kubikora neza tugende tuganira umukinnyi ku mukinnyi cyane muri aba bashya nibyo biza gutuma byibura tujya kuri overview none mu kibuga uko bakinnye Rayon Sport ni Rayon Day ego Rayon Day ko barashaka kumenya ngo se twarahashe twarukumurika abakinnyi babo beza noneho muri iyi list ya 11 tugiye kubara abakinnyi bashyashya baguzwe muri iyi sezo babanje mu kibuga ni bose regurete Kabange na Ganijo Dande Junior no muzamu wabo ego uyu muzamu ni umuzamu mwiza umuzamu mwiza kubera ko inshuro nabonye ya pimwe zitari nyinshi probably Gor Mahia ifite imyitozo mike niko nabitekereje ko nka champion wa Kenya batangiye imyitozo nyuma ya Rayon nabo bafite makinyi benshi bashya ntiyatatse cyane bikabije ariko mu byukuri hari amashoti bateye nk'abiri inyuma ya box noneho Garde akazajya akora parade kwa kundi kabisa yijugunya hari iryo akwemo muri 90 kuko niba bagupfuse baro kabisa muri 90 hari ya kwipoto hejuru arasimbuka barara ikubita ishyira hanze muri kona hari nini shot bamukubise naryo risa nirigendera hasi naryo ari rambura rekuramo hari na situation yamusigaranyije n'umudefenseri we umwe n'umukinnyi wa Gor Mahia umwe nabwo abashaka gusohoka neza barayikuramo ni nkizo akazi eshatu Gor yagerageje ntabwo yari iri hejuru cyane ariko uko yakinaga uko yasohoraga umupira uko yawunagaga n'amaboko kakunda bufata gutya kigira nk'imbere agahita unaga uko yawudegajaga iyo yadegajaga ni ibintu bimeze neza rwose nabonye afitemo icyo kintu cyo kuba wamwizera kurusha bakuyate match imwe ntihagije ariko uko yafashe vraiment byari inota mike yakinnye wabonye yarakinnye neza hanyuma mutima wa defense warimo Charles Chiplau umukinnyi mushya ndetse na Matumona wakonda bakuye mu magaje Charles afite ikintu cya leadership aratuje cyambere aratuje rwose ni ureba bakina nima abantu bafite ikintu cyo kuba ahantu twajyane neza Rugaju uribuka ko mu makuru yose abantu babonaga na za Gicumbi banabonye muri match ya Jamus bavugaga bati axe centrale ya Rayon Sport ifite ikibazo Chiplau yagakwiriye gushakirwa undi mukino iyo statement yaba ari ukurikije uko wamubonye cyangwa ni gihanyanzwa kuko nabonye barimo baramuhypinga cyane Rayon Sport izakenera undi mu center back ibyo byo iramukeneye uko ikina urabibona yuko nubwo afite ako kantu ko kuba tuje adashyuha mu mutwe ayobora abagenzi be axe uwo Matumona bari gukina ndetse n'abari ku ruhande icyo kintu nyine cyo ko ari muremure ya clearing imipira mu kirere afite ama timing meza asikukinisha amaguru nyine gusohora umupira Matumona we ni mugufi mu kuntu nawe ni mwiza mu gusohora umupira akagerageza kwiyangaje mu madueli afata rutayizamu nyine bahanganye ariko hari ukuntu ubona ubwuzuzanye bw'abantu ukanareba na solidity imiterere y'imibiri yabo ubwuzuzanye bwabo muri communication Rayon Sport yakeneye inderema iri hejuru kubarusha bombi kuba igitekerezo cyo kuba Rayon Sport yagura umudefenseri cyaravuzwe cyane nubwo itinjijwe igitego hari ama first impression ubona ku mukino abona natumubona ku kibuga kibi cyahariya bwambirona na buriya yakinnye match batsinze 3-2 batsinda Musanze buri muntu wese yatashye abona yuko Rayon Sport yabonye umukinnyi mu winga udasubirwaho nituvuga ngo bakinnye neza ntabwo nyine nshaka kuza kwizeza abantu ibintu by'ibitangaza kuri bamwe na bamwe uko bakinnye ni byiza kwizigiye rwose ntabwo ari bibi baratsinze bakivinga clean sheet n'iki ariko reka tubahe match za Sekafa turebe ariko ajyamo tuntu two gukosora probably hakenewe kubonekamo inderema muri defense I was not totally convinced na defense ya Muderi Akba turamuzi muri Gasogi United yari kuri 6 imbere hari Ibrahim Jingale ndetse na Isa Jigwi yaba mugufi bikamugora wenda kuri duel ya aerier mu kirere
ariko hasi physically ni umusore ufite imbaraga nyinshi, arakomeye, mudera abantu bose bamuzi no muri za Gasogi, ni umusore w'imbaraga, ni umusore ufite bigango nyine, arakomeye, nako kabisa uku kwiyangaja arabikora, agerageza mu by'ukuri gusohora umupira. Icyo wenda ntarabona neza cyane niyo connection, kandi sinzi ko wenda itifata mu byumweru bitatu hagati ye na Jingalei na Jigiba. Wabonaga yuko hakirimo nyine utuntu two kuba hataraba mu guhuza neza, surtout mu kijyanye na ball orientation cyangwa mu gutembera k'umupira, babikora nk'itsinda nyine bagenda bamuvinga. So hari ukuntu nabonye mbona impungenge nagira cyane. Murabizi ko Muderi akenshi adakina gatandatu. Muderi murabizi ko ashobora no gukina kuri kabiri. Agira ikintu cyo kwihuta atwaye umupira, hakama akantu kudasiga bacunze neza zone yabo. Hari ukuntu byageraga ukabona habaye ikintu cya indiscipline tactique muri Rayon Sport, ukabona ikipe ya Gor Mahia biprofise inyujije baro hagati, through pass zigakunda nk'izo zayo mashoti yagiye atererwa inyuma y'urugo rw'amahina, ukabona nyine hagati ushobora nyine kuhamenasa. Nekereza yuko kimwe mu bintu hari ingingo agomba kwadressa vuba cyane mbere yuko Sekafiza, nicyo kintu cyo gukora ikintu cy'uburyo bagomba guhagarara badafite umupira. N'abakinnyi basa naho buri wese ari gushaka guhagarara muri role ye kuruta uko batangira guhuza akazi mu buryo buri collective. Ndi nimero 10 akazi kandeba no kuba playmaker, ndi nimero 8 akazi kandeba no kuba box to box, ndafasha wenda uyu ariko ndanazamuka, ariko se niba nazamutse ndagaruka ryari, ariko se turahagarara gute nge na Muderi Akbar kugira ngo dukore block neza kwa kundi bahagarara kuri linye imwe, nimero 8 akagaruka gasanga nimero 6 neza kugira ngo bakore couverture ikwiye. So ibyo binafasha iki, binatuma basa naho umwe agiye uruhande rumwe, iyo nimero 10 agarutse wenda tuvuge akabafasha kujya gupressinga ufite umupira, bituma basa nabagiye ku ruhande gatoya, umwe agasa n'uri gukora couverture ku ruhande rw'iburyo, undi urw'imoso, wenda umusenta back umwe nawe agasohoka kugira ngo ase n'uwegera gato muri mediane, kugira ngo banakurura ikipe bayikura ku izamu ryabo, ahubwo badeployinga abakinnyi babo benshi hagati mu kibuga kugira ngo iyo zone itaza kubamenasa imipira bayicishemo. Ibyo ni kuvuga ndumva biri ku making sense. So Rayon Sport rero ifite icyo kintu cyo kuba wabona gisa n'itatanye. Gutatana mvuga no kuvuga ngo aho umuntu akazika kenshi agakorera, wabonaga ari hari kuguma cyane, none kazi bagomba gufatanya akenshi umuntu akora mudafite umupira kagasa naho karimo gusa naho gatakara. Sinabigaya cyane, iminsi iracyari mike, turimo turavuga imyitozo y'byumweru bitatu, hari n'abatarabigeza bakoze bibiri, hari n'abakoze kimwe. Urumva aracyari mike ikintu nyine cyo gutegura amaseanse yandi y'imyitozo myinshi, kuri hari ingingo ngerageza no kumushaka probably bari no gukora mu gitondo simufatishije. Ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo ikipe wabonye yari yamaze gufatana, urabona ari ikipe nyine iri sude, iri hamwe, ibintu byose barabijyanamo muri faze zose z'umukino. Icyo kintu cya travail sambalo ni ikintu hari ingingo agomba gukora. Nabona gisa n'itatanye, ahubwo nyine bagahura na Gor nayo ifite imyitozo mike, Amprisi nayo ndifite abakinnyi bashya, none nabo gasanga ako kazi Rayon Sport itari gukora neza, nabo ntibaramenyerana, ntibagakora neza kuko nabo nibwo bari muri pre-season. Ibrahim Jingare wamubonye ariko kurerema elema et par elema, yego umukinnyi ko muri ensemble urimo uravuga n'umukino muri rusange no guhuriza, ariko qualité individuelle kwa muntu w'umukinnyi urabona nk'uyu mu defenseur y'umunya Chad, vraiment yakinnye neza, yagize match nziza. Charles yagize match nziza, leadership, gusohora umupira nabivuze, Garde yagize match nziza. Issa Jigwiba yagize match nziza. Tugeze kuri Issa Jigwiba na Jingale. Ibrahim Jingare 8, Jigwiba 10. Jigwiba ni mwiza cyane kurusha abakinnyi bose rero yaguze. Nibita vanga nyine ari uko musezigera mu hagati, cyangwa se umukinnyi akaba ari gushyuha muri ntuza ariko wajya kureba ukabona aragize. Jigwiba afite touche technique yihariye. Niba abantu tuvuga ngo abaza umupira, kumenya umupira ni iki, ni intelligence,
kumenya umupira si ugucenga abantu babyumva nabi gucenga ni skills gucenga ni akantu gato cyane mu mupira Robinho arazi gucenga kurusha abamisi iki twita gucenga doesn't mean kuza umupira ni skills no muri futsal ntago ziba abana bakina muri Brazil muri futsal kakajene kavuye hano kakanyira Maroc abantu bose ka Youssef kaze yacenga mu icyo twita kumenya umupira ni yego nizo skills wazigira ariko icy'ingenzi cyane ni ukuntu yorienta umubiri we ukuntu yipositiona ese ndajya he ndasabira he iyo nyine izo movement z'ubwenge uko kuntu nyine movinga clever nyine ubona atari umuntu ugenda nyine asa n'utari gusoma umukino hari umuntu ukina nyine ukabona ko ubwenge bwe ni kumenya ngo ahantu magaze kujya ariho magaze ese ubundi ahantu bamereye umupira hari icyo byafasha ese ubundi ubungubu ni ngombwa yuko ubundi ipase nyitanga iki gihe ese ubundi iyi pase nyitanga imbere cyangwa isubiza inyuma ese wacenga you see utuntu nk'utwo tw'ibyemezo guhagarara kumuvinga kurekura pase ku gihe kumenya aho uyitanga ahangombwa kurusha ahandi nabonye ari umukinnyi w'umunyabwenge cyane rwose wabonaga amamuvuma ye ari mu bwenge kandi na baro yagerageje gutusha akazikoresha neza cyane nakunze cyane uburyo agaburira impande niwe muntu nabonye yakoresheje wings cyane kurusha rutahizamu ariko ukuntu yakoresheje wings zabo yarizikoresheje mu buryo buhagije kabisa imipira yari isohoye ihagije ku buryo n'igitego ubwabyo Rayon Sport cya mbere yatsinze ni passe n'ubundi bakinishije Mubaraka ku ruhande yari yavuye kuri pointe gato asa n'uwadekaye ijya ku ruhande aracenga yigizamo defenseri agarura passe bihurana nuko Atiso yamaze kuhagera afunga baracenga gardien asunikira mu izamu igitego cyiza bubatse icyo nicyo nakunze ari nacyo navuga ngo akazi bafite umupira hari tushe nabonye hari ingingo hari ukuboko nabonye kwa hari ingingo ku kazi bafite umupira muri phase zero offensive Rayon Sport yari iri hejuru cyane ya Gor Mahia bafite baro n'ibikorwa bakoze imbere y'izamu barushe Gor Mahia nubwo bagiye kwitsinda icyo gitego cya Atiso bayihushije ikindi kipoto nanone cya Atiso yego yatewe undi mupira nawo gonga ipoto ikindi aho bageza baro muri phase kuvuga ngo ese barageza baro muri metero 20-15 z'izamu nyinshi cyane zarahacaracaye rwose Rayon Sport ukabona nyine bya bintu bihagurutsa abafana bagerageje gukina muri izo zone zegereye izamu rya Gor Mahia wowe naramukunze cyane Issa Jigwiba ego nabonye ari sawa hanyuma Atiso Ibrahim Jingale sorry Jingale nzamureba ubutaha mbone kugira ibyo mvuga ariko Jingale kimwe mu byo nabonye nawe afitemo icyo kintu cyo kuba akinira imbere ukuntu nawe ni nimero 8 usohoka cyane ari offensive cyane sinzi niba nibyo nanavuze bagomba kureba travail Sambaro ni gifite ikibazo sinzi ko wenda azagira icyo kintu cyo guhuza uburyo bwa byombi byo kwa box to box kugaruka gufatanya na Muderi cyane ibyo nibyo negereje kuzareba ariko gusohokana na Jigwiba mu gihe bafite umupira byo yabikoraga neza ngo bafite umupira nabonaga basohokana probably ibi bintu reka mbibasobanurire wenda muri iri jambo birasa naho muri iki gihe Rayon Sport yamaze iri gukora kuri zone zero offensive amatravail offensive nicyo kintu nabonye cyane kubera ko iyo umuntu ari gutegura phase z'imyitozo ugira ibintu banza kwigisha ubu chapitre probably nekereza ko bashobora kuba bamaze kwigaho cyane ni y'ubusatirizi wenda ashobora kuba hari ingingo yaravuze tereka ariyo mperaho none nzabone gukora kubibwugarizi wenda anategereje yuko probably wenda abanza no kureba uko bareponda kuri ibyo ngibyo by'ubusatirizi muri match ya Gor Mahia nibyo nabonaga execute neza kurusha iby'ubwugarizi nubwo batinjijwe igitego kuko kwinjizwa igitego ntago ari cyo kivuga yuko uri kugarira neza kwinjizwa igitego no kureba inshuro nawe bashaka kukumenasa so hanyuma Mubaraka twatugiye kuri Atiso Kojo wamuvuze Atiso Kojo ikintu kiza afite ni babakinnyi baba forward ntabwo ari mwiza cyane mu buryo navuga ngo bwaba winga bari classique batwara umudefenseri disons kuri mwabonye onana muri Rayon Sport uko mwabonye ba Ojera
nubwo we nabakiniraga kuri PS wenda uko mujya mubona abawinga sebeza ubu ngo mu Rwanda baracyahari Imana yanjye wenda tuvuge ujya ubona nka Watara iyo gutwaye wa mukinnyi nyine kwinjiramo gutwara kudiribura gucenga kwigizayo wanagenda yinjira nyine ariko ari très dangereux nyine ku mupira nyine ku kirenge we rero ni baba winga bakina baronye ariko binjira muri box no kuvuga ngo ni style z'aba abantu bafasha bataka cyane gutsinda baturutse ku ruhande ariko bakinjira box kenshi bakaba beza nyine bakagira iki kintu cyo gutera mu izamu nakubwiye ko yateye poto atsinda n'icyo gitego ikintu rero kiza nuko kuntu nyine yitaba mu gihe gikwiye muri box ni umuforward cyane kurusha namwita aba bandi twita ngo ni classic wingers mugenzi waho gwavunitse Boris iminota mike yakinnye Boris kafite ukuntu kafite ikintu cya soufre kamwuka gafite ka vitesse gafitemo umuvuduko gakora du sprint nakajane gato ndakita nyina gasore kakiri gato n'umundi ni gato no mu myaka n'umubiri ntabwo ari umubiri w'ikisore ubwo ndajya gushanya ishusho ye arihuta mukuru arihuta vraiment afite umwuka afite igihaha afite ikintu cya pace ariko ni wings ntekereza yuko wenda zikoze neza akazi kazo wenda niba atari iby'amavamuhira haba harimo complementarity uruhande rw'umuntu ufinishinga amaction cyane rwa Atiso ndetse n'urwundi noneho wihuta cyane ushobora kuzajya acyaba amakross cyangwa garura baro nyinshi mwizamu ari we Atiso Kojo navuga ari we Boris navuga yuko uko namubonye barasa n'abatandukanye muri profile yarababaye cyane yarababaye kuko urumva umuntu bakwiye mu kibuga kuri Brancare baragenda bamwitaho ntiyagaruka mu minota ya mbere y'umukino ariko abakinnyi bacu banga muri Afrika sinzi nyamona nawe ujya urwara ibyumweru bibiri samuciye nka ruseke kandi nawe bamuciye reka azakina seka urazagaruka Mubaraka no mu bakinnyi babonye amanota meza Mubaraka wavuye ku kibuga yarantunguye abantu barishimye cyane yakoze match nziza cyane Mubaraka afite umubiri mwiza cyo nicyo cyambere gihagararo cye musore muremure wirabura cyane cyagikara kabisa kijya gusa nk'ubururu ubundi akagira ikintu cyitwa kumenya gukinana na bagenzi be muri hari abataka bagenda bakigira ku 9 akigumiriyo kazajya bati none se ko mutamfashe muri kumbaza iki ntabwo ariko Mubaraka kina aragaruka hagati muri construction agakora ku mipira myinshi agacenga abantu agasabira ku ruhande nkuko nyine ati yagiye gutsinda rero baturutse ku ruhande akamupasa ukareba ukuntu acenga aba defense afite umubiri mwiza baro zo mu kirere akazikoraho second ball donc afite ikintu cya justesse technique yanungwe ntatekerezaga ko afite muri make imvune bamubeshyeraga siyo ni mwiza nkurikije uko yareponze vraiment muri no match ashaka wenda kuzaba umusimbura Junior Kameni ariko uko namubonye mu bakinnyi b'Abanyarwanda nyine yaga nago dufite abataka benshi uko bavuga wenda bataiba nawe na Fidari bene uko nguko ntabwo ari kure cyane yabo muri nivo hanyuma abasimbura baje umukinnyi wafasha rwose ndifuza ko tubanza twumva coach ndetse na Charles Chiprao ibyo batangaje nyuma y'umukino hanyuma noneho tukaza tugakomeza n'undi tuganira kuri aba bakinnyi ni ukuri ndishimye birahagije bagijwe n'abantu benshi ndabashimira cyane bazakomeze kudushyigikira bivuze ko ntabahari ntawavuga Rayon Sport ndabashimira cyane abakunzi ba Rayon Sport iyi ntsinzi ni iyabo icyo nababwira bakomeze kudushyigikira ntibazabihagarike izakomeza yiyubaka turabe yuko dushobora kurastabiliza neza itanze icyizere nibaza tubandanije dukora ko tuzoshobora gukora ibindi byiza gusumba Chiprao ko numva ahise yisanga muri equipe kwizigira tayaragezemo iyi interview urumva ko imeze wagira ngo ni captain ni umuntu umaze igihe kinini cyane Rugaju ngira ngo abakinnyi bandi bo kuganira n'abakinnyi basimbaye ariko bagatanga uruhare runini cyane muri match harimo umwana wita Muhoza Daniel yaravuzwe cyane amashyi menshi cyane Rayon Sport ifite umuwinga pe
ikintu cya mbere nakunze hari ingingo yakoze baguze abakinnyi batandukanyije profile cyangwa uburyo bw'imikinire uzi urumva wa undi wa mbere Boris nakubwiye ko avuduka cyane ari rahinga kuri pace ati Soko Jose nakubwiye yuko ari umuntu ukunda gusaba yinjira muri box agahita aterekamo uyu rero we none ni baba winga bari classique bagutwarira ku murongo abakunyuramo ubugira ngo ni nk'imakasi aragucenga ewan cenga menshi mafente menshi wa muwinga kabisa utanga spectacle yakora amakosa menshi umupeta ubona vraiment wananongwe uyu mwana ni impano idasanzwe azitabweho ni umwe mu banyarwanda dushaka kuzagera baba winga beza cyane nkurikije ukuntu akina ku myaka ye aranakomeye afite n'umubiri nabonye yaraniyongereye afitemo utu abdomino ukabona nyine gafitemo n'amasozi mu inyama ku maboko zirakomeye nyine karapitse niba ari akawunga ko muri interna n'inshyushyu ameze neza n'umukinnyi mwiza vraiment naranyuzwe ku myaka ye ku rwego natekerezaga ko avuyeho n'urwo aje gukina kuva deuxième division vraiment impressionnye abantu amanota meza cyane menshi yari atukanye muri uyu mukino undi muntu wabonye amanota menshi cyane kuri iyi match baraze bati ntidukeneye kuzongera kumubona bwa kabiri twamwiboneye ati ni Diarra wagarutse wo bita Junior Kamena afite igihagararo kishaka kugutera impungenge ni muremure cyane afite n'umubiri munini cyane donc afite ibiro byinshi urabibona ko apitse kabisa utari by'abafootballer ni muremure bikabije nyine wajya ngo n'abantu bakina catch ariko none akanaba n'igisore nabwo bikabije gusa iyo yambaye nyine agakabutura wajya ngo ni nk'agakora agapira ubugira ngo ni nk'aka tuno abakobwa bambaye n'iki wajya ngo ni nk'agatop crop bintu byose kabisa bayabyuze ikintu akora rero nawe abasha kumenya ntuza ye hate ye ewa naraza kegamira mu gituza cy'umudefenseur akakubwira ati yinshyiriye mu kirere icyambere ni mwiza kuri second ball imipira mu kirere ntushaka gukora nta kintu wakora rwose iyo bayiransaga yarabanzaga akakontrola icyambere nakunze nuko ashaka kugira icyo kintu cyo kugumana umupira akakontrola ntakora ibintu byinshi ku mupira ikindi nakunze izo mbaraga ze uko yagerageje kuzikoresha kuko technical ashobora kuba atari mwiza uko namubonye iyo bazabareyo ibintu byose bahita bakubwira ko umuntu abyujuje ariko technical ashobora kuba atari mwiza cyane nubwo ku gitego cya kabiri yakoze control nziza atanga passe nziza rwose nuko ngo yarirutse asiga umudefenseur aramukurikira arangije amukubita agakroche aramugarura barayikontrola neza atanga assist kwiye muri box batsinda igitego ariko muri rusange ashobora wenda kuba atari technically gifted bikabije ku buryo bwa technical ability ariko akagira igihagararo kizaba cyentimida cyanatera ubwoba abadefenseur afite ingufu zishobora kuba ari ikintu gikomeye cyane cyongerewemo technique cyangwa se kikongerwamo intelligence ubwenge nukuvuga ngo izo ngufu yigishijwe kuzorienta no kuzikoresha neza yaba ari threat ikomeye cyane kuko afite igihagararo kitisukirwa ndetse n'imbaraga utashobora kubona umudefenseur bari varizani Kigali igisigaye